Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe mwese abakurikira channel SDARM Rwanda, channel y'itorero ry'Abadivantisite munsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Uwiteka abahe umugisha cyane. Turagarutse ndi na mwene data turi kumwe muri ibi byigisho, yitwa Mugabo Emmanuel. Reka mwakire abasuhuze noneho dukomeze n'ibyigisho byacu n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Arakoze cyane mwene data ko mu mwanya. Nitwa Mugabo Emmanuel, abandi gufatanya n'umuvandimwe mu byigisho turi kubagezaho kuri iyi channel. Arakoze cyane. Jewe nitwa Ukigize Jean Pierre, turamenyeranye, turasanganywe. Tubifurize tubasabe gukora subscribe, gukora share, guhererekanya ibyigisho kugira ngo dusangire ibyigisho, twige kugendana na Yesu umwami wacu. Rero reka dusenge noneho niturangiza dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data wera, turagushimye kubw'urukundo rwawe, ushaka ko tugendana nawe, niyo mpamvu turarikira kugendana nawe ndetse no kwiga ijambo ryawe. Turagushimye rero kandi turagusabye kugira ngo ubane natwe n'uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, yaba ariko turi muri studio, yaba bene data tubana kuri iyi channel badukurikira bari hirya no hino. Uduhe umugisha wo gusobanukirwa n'urukundo rwawe, dusenze twizeye ko twumva mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Reka twakire mwene data Mugabo noneho adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Arakoze mwene data ko mu mwanya. Reka nshimire abantu bagenda badukurikira ndetse n'abagenda babitugaragariza. Ingingo yacu y'uyu munsi rero turayisanga hano kuri iyi page ya 33 y'iki cyigisho turi kwiga. Iravuga ngo kwemererwa muri Yesu ukundwa. Ndifuza yuko aha hantu twahumva neza kugira ngo bizadufasha no kumva n'ibindi byigisho. Kenshi na kenshi abantu bavuga yuko umwenda w'ikingiriza hera cyane wacitsemo kabiri kugira ngo umuntu yigerereyo, ariko sibyo. Twemererwa muri Yesu. Yesu niwe utugererayo, ntabwo twe twakugeraho ngo bikunde. Hano rwose hano barevuze twemererwa muri Yesu kuko Yesu niwe ukundwa n'ijuru. Iyo tumurimo rero natwe duhita dukundwa naryo, ariko binyuze muri we. Iyo Yesu yakiriwe nk'umukiza, bigenda bite ku byaha byo mu gihe cyahise? Reka tumusabe mwene data dufashe udusomere mu Baroma 3:24, udusomere n'umurongo 25. Abaroma 3:24 ndetse na 25 haragira hati ibice bitatu ku murongo wa 24 n'uwa 25. Nakoze cyane. Haragira hati ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Urakoze cyane. Aya masomo yose rero na yose yandi ahari nibyo avuga. Iyo turi muri Kristo bimutera kwirengagiza ibyaha twakoze mbere, ariko si uko abyirengagiza ngo bitabarwa, ahubwo aba yamaze kubyishyiraho. Noneho rero we akababarirwa kwa kuntu uba nijuru, tukababaririrwa muri we. Buriya nkunda kubanga Imana ni nziza, ariko koko kandi koko ni nziza. Noneho hano hari amagambo avuga ngo Yesu yaravuze ati ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Hariho ibisabwa kugira ngo iryo sezerano risohore. Ni ugusaba dukurikije ubushake bw'Imana, ariko Imana irashaka kutwezaho ibyaha kugira ngo itugire abana bayo. Ntabwo twaba abana b'Imana kandi tugifite ibyaha. Ntabwo ibyo byashoboka, ntabwo Imana yabikora. Ahubwo iradusaba kwinjira mu mwana wayo kugira ngo tubabaririrwe muri we, hanyuma tubone kwitwa abana bayo. Nicyo Imana yifuza. Buriya rero Imana ni nziza. Tubaye abana b'Imana byaba byiza cyane. Twaba twibereye abana b'umwami utwara abami bose bo mu isi. Byaba bidufashije cyane.
ni iki gituma umwizera ahagarara imbere y'Imana? Reka tumusabe none dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo waho wa mbere. Igice cya 8 umurongo wa mbere haragira hati: nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Urakoze cyane. Ngira ngo nk'uko iryo somo riri kutubwira, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Kubera ko Kristo ntabwo yacirwaho iteka, yaba ari Imana, yaba ari abamarayika ndetse n'abantu. Ariko kubera ko abantu bari muri we, bituma baba birinze nabo gucirwaho iteka. Urugero ni nk'uko iyo uri mu nzu uba wirinze imiyaga, uba wirinze imvura, uba wirinze izuba, ndetse uba wirinze n'ibisiba n'ibishobora kukurya. Ariko ubaye burya uri hanze, ibyo bisimba byakurya ndetse n'iyo miyaga n'imvura byakugeraho. Niyo mpamvu rero kuba muri Kristo ni ibintu byiza cyane. Nubwo imibereho ya gikristo igaragazwa no kwicisha bugufi, ntikwiriye kubamo kwitangira itama. Hano baratubwira neza yuko ubukristo akenshi na kenshi abantu bafata nk'ibintu byo kubura icyo umuntu akora, ariko ntago ari byo. Ahubwo ni abakristo gito. Nkabo niyo bita abakristo gito. Niyo mpamvu muri kuganira Yesu tugenda batugaragariza uburyo uko gushidikanywa kwagenzwa. Iyo umuntu ageze mu gushidikanya, atangira guhora yitangira itama, ndetse agatangira no guhora agaya Imana. Yesu yaravuze rero ati: mbese nk'ubwo umwana wawe uhora akugaya ko ntacyo umuha kandi umukorera byose, wowe wabyifata mute? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko abakristo bafite ibyiringiro bo bahora bishimye kandi bananezerewe kuko bafite amahoro yo mu mutima. Iyo tweguriye Imana burundu kandi tukizera tumaramaje, amaraso ya Kristo tukwezaho ibyaha byose, umutima nama ushobora kubohorwa ku gucirwa kw'iteka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi cy'agaciro gakomeye, kuba umutima nama wabohowe gucirwaho iteka. Ubundi wakagombye kwishima ibyishimo bitavugwa. Kubwo kwizera amaraso ya Yesu, abantu bose bashobora gutunganyirizwa muri Kristo. Ntabwo tugomba guhangayikishwa n'ibyo Kristo n'Imana badutekerezaho, ahubwo mwumve iki gihomba kuduhangayikisha. Ahubwo iby'Imana itekereza kuri Kristo, inshungu yacu, mwemererwa muri Yesu ukundwa. Tugomba guhangayikishwa no kubaza ngo Imana Data watwerese iri gutekereza iki ku mwana wayo? Kubera iki? Turi muri we, turi muri uwo mwana. None nyine Imana muri bane ko bavuga ngo Imana iri kudutekereza iki? Kubera iki twamaze kujya muri Kristo, ubwo iki Imana iri gutekereza ku mwana wayo nicyo natwe iri kudutekerezaho. Kandi twamenyereza yuko ntabwo Imana ishobora guciraho Kristo iteka. Ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu rero ko natwe duhita kumva dufite ibyiringiro, bigatuma tugira mu maso hakeye, tukagira umunezero. Bibiliya hari igihe ivuga ngo tugomba kugira umunezero nk'uw'abantu banyoye vino. Buriya abantu banyoye vino babona ibintu byose ari byiza. Natwe rero tugomba kugira umunezero w'ijuru, ukatugaragaza nk'uko abantu banyoye vino baba bameze. Buriya abantu banyoye vino baba bafite umunezero utavuga. Niyo mpamvu n'imodoka ashobora kujya mu muhanda akumva ko nta kiri bumutware. Natwe tugomba guteta mu Mana igihe cyose turi muri Kristo, tuba dufite ubwishingizi. None abana bato, ni iyihe mpinduka igomba kugirirwa n'abantu bose binjiye muri iri sezerano ryo kugirana isano n'Imana? Ni iyihe mpinduka abantu binjiye mu isezerano ryo kugirana isano n'Imana bagira? Reka tumusabe adusomere muri Petero wa mbere, aradusomera igice cya mbere umurongo wa 18, adusomere n'uwa 19. Dusome, haragira hati: kuko muzi yuko ibyo mwacumbujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacumbujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Arakoze cyane. Hano murumva yuko iyo ducunguwe ni ukugira ngo tuve mu mirimo yacu itagira umumaro. Imirimo itagira umumaro rero ni iriya mirimo nyine dukora, nyine yo kunywa za vino, yo kurara inkera. Ibyo ni imirimo itagira umumaro. None tukajya mu mirimo myiza, tukagira imbabazi n'impuhwe, tugafasha abantu, tugafasha abatishoboye, tukabasura mu mibabaro yabo. Ibyo bintu birafasha
kandi bituma n'umutima wawe unezererwa. Ndetse risomye muri Bibiliya ngo umutima unezewe burya ngo ni umutima mwiza. Abo bantu bameze gutyo ntabwo bakunda kurwara burya. Dusomere n'iri somo rero ntabwo ari rinini, riri mu Bagalatiya, uridusomereye muri 3:26. Abagalatiya 3:26. Abagalatiya 3:26 haragira hati mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Urakoze cyane. Iyo tumaze kujya muri Kristo rwose duhita duhinduka abana b'Imana. Wowe ikintu usabwa rero ni iki? Ni ugushakisha uburyo. Umuntu wese akunda guhatana kugira ngo abe afite inzu. Umuntu uwo ari we wese arahatana kugira ngo n'utayifite arakodesha, ariko kuba wumva bimubabaje. Abavuga ati icyama nkabona inzu yanjye, icyama nkabona inzu yanjye. N'ubundi rero Kristo ni ubwihisho bwawe. Gerageza ushakishe Kristo umwihisheho. Nicyo kintu nibwo urabukemuye ikibazo cy'imibereho yose, yaba ari yo muri ubuzima ndetse no mu buzima bw'ahazaza. Kandi ntimurabanye ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro binyuze muri iki gikorwa cyoroheje cyo kwizera Imana. Nicyo cyatumye Umwuka Wera ashyira ubugingo bushya mu mutima wawe. Umeze nk'umwana wavukiye mu muryango w'Imana, kandi Imana igukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niba turi kwibaza icyo Kristo atekereza, niba turi kwibaza icyo Imana itekereza ku mwana wayo, ubwo iri kumutekerezaho nyine uko imukunda, nibyo nta bindi. Ubwo niba turi muri Kristo natwe iragira gute? Natwe iradukunda. Niyo mpamvu rero icyo dusabwa ni ugushakisha ukuntu twakwinjira muri Kristo. Nibyo byadufasha. Reka rero dusubikire aha ngaha duhe mwene data kugira ngo nawe agire icyo avugaho, hanyuma tubone gupfundikira ino ngingo. Akoze cyane. Ibi byigisho bitubwira ngo kugendana na Yesu byari bidukwiriye muri iki gihe kimeze gitya. Ariko nshuti tubana umunsi ku wundi, ni iki twakora kugira ngo tube muri Kristo? Kuba muri Kristo ko ari iby'igiciro. Buriya uvuze akantu kagendanye n'abantu banywa vino, abanywa inzoga, katubivuge dutyo kugira ngo byumvikane. Abantu banywa inzoga iyo umuntu yasinze, ababona isi yose, ababona umujyi wa Kigali wose wawayuwe, ababona ibintu byose n'imodoka zose ziri mu muhanda arizi, ku buryo zanamubonga atabizi, abona ni nk'abagenzi be. Noneho rero uyu muntu we aba yuzuye imbaraga iturutse ku bisindisha, ubwonko bwe bwadoze. Ariko burya natwe iyo turi muri Kristo tubasha ubwonko bwacu bubasha guteta, twiyumvamo ko nta kibazo dufite. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ntabwo imibereho ya Gikristo izangwa no kwicisha bugufi, nubwo imibereho ya Gikristo irangwa no kwicisha bugufi, ariko ngo ntikwiriye kubamo kwitangira itama cyangwa kwitesha agaciro. Bivuze ko iyo iri muri iyo nyubako ariyo Kristo, uba wumva nubwo waba ukennye ntabwo ubukene bwawe bwitaho, ahubwo uba wumva unyuzwe. Kandi byerega nta ubukene, ubukene burya biterwa n'ibyo twe dukeneye. Hari igihe usanga abantu turi kwirukanka dushaka amafaranga, dukora hirya no hino, dushaka n'ayo mazu woza uvuga, usanga umuntu afite inzu iciriritse abamo itamuteye ikibazo, ariko agashaka kubaka etaje n'andi mazu ahenze. Noneho yagiye kureba usanga ubwo bukene butari bukenewe. Ariko mukuri iyo umuntu ari muri Kristo agira umutima unyuzwe akanyurwa n'ukwane. Dushimira Imana duhare Yesu, kandi twifuze kumubamo, twifuze kumwongeramo kugira ngo tumugire uruhoya. Katurifuze kugubwa neza, kandi namwe data mugabo tumusabire umugisha. Akoze cyane. Nuko ibyigisho byacu nakagaruka, kandi ejo bundi muzabe hafi kugira ngo dukomeze musangire ibyigisho, twumva uko twagendana na Kristo nuko twamubamo. Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. Amen. Amen.